ikintu message wahereza Bamporiki kuko avuye hariya bavuga ngo agarutse mu gihugu yinjira mu gihugu nihe message wahereza nyakubahwa Edward? Message namuha ya mbere, ubu Bamporiki numwe mu bantu bashobora kuvuga ko Imana ifite PS uyu munsi nasoka aravuga ati hari PS yindi ntegereje, ariko babonye ko PS y'Imana ihari. Nisome yose imbumbe kugira ngo nze kugira ku buhanuzi bwa Pastor Claude, tunarebe ubuhanuzi bwa Pastor Claude. Ese ibi bintu Pastor Claude ahora avuga abantu bose bifata nk'ibintu biraho bisanzwe bikarangira hari ukuntu tubonye ibimenyetso. Pastor Claude afite connection yo kuri dimension ya kangahe? Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abagororwa bari bafunzwe barimo Edward Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse na CG retired Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Zarako hirya aho ngaho kangwa akagashyashya akagashyashya urebewe, ariko hari utundi mbonye tw'imahanga twakure oya tura ntitubara iryo rero ntacyo. Iri turo murirebe, ituro rizamwe n'umukozi w'Imana witwa Pasi Kwizera, ubu ngubu ufunguye icyo bita ibiganza byawe, kubera ko ubuhanuzi bwawe mbonye ko hari ihengekerezo none umashobora guhengekereza akavuga ati ibintu nyamara birakora. Oya reka mbaze, ariko Pasi mbaze nkubwire yaba byakundaga ngo Bamporiki azare kuri kiganiro hagira umunyamakuru bimubaza n'abandi badutegere amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe, guterura umwana kwa Bamporiki bizaba ibyicaye kuri ya ntebe. Amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe, ariko tukira amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe, kandi kuko iby'Imana ikora ni byiza. Iby'Imana ikora ibyo biradutangaza kandi nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. N'abandi maraza parika vewiti yigira nyoni nyinshi n'amabubu yinjira mu rusengero. Icyo gihe yinjiye mu rusengero umwuka w'Imana aramumishurira, ndavuga ngo madamu hari ibintu bitatu Imana imbwiye byo kuvugana nawe, simbikubwira aha ngaha muri ofisi mu rusengero, tuvuye mu rusengero muri ofisi turabiganira. Mudamu ndamubwira ngo nabonye ufite igikomere cy'urubyaro, kandi ntabwo yarabizi, nabonye ufite igikomere cy'urubyaro, urasa neza urakeye, ariko kandi muri wowe ufite igikomere cy'urubyaro. Agiye gukubwira kandi nawe iki kintu, niba usaba n'Imana imbabazi uce bugufi usaba Imana imbabazi, ni Imana ariyo yagutumye kuki wenda ukavuga ngo urimo rwarakunyereranye, uragenda usaba n'icyanditswe washatse n'icyanditswe kigusapotinga ngo Mana warashutse nemera guceceka. Ni icyanditswe kiri muri byagaragara ko ibintu wahanuye nawe utarikuye ku Mana nk'ibintu wari witekereje. Abanza wumve ibihe byiza mwese aho mudukurikiye muri abari mu Rwanda n'abari mu Rwanda rw'iyo iyo riterwa inkingi, nizere ko meze neza cyane, ndabakunda, ndishimye cyane, ndashimye Imana ku bw'uyu munsi mwiza kuri uyu muryango wa Edward Bamporiki ndetse na CG retired Gasana Emmanuel. Aba bagabo uyu munsi bakaba bari muri bamwe bagiriwe ubuntu babonekerwa n'intumwa y'Imana isa n'iyavuye mu ijuru, yatumye ku Banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda, agira gutya aravuga ngo namwe muri bagomba kubabarirwa, nubwo bari bafite ibihano by'igihe kirekire ariko byagenze gutya neza cyane. Mise mfata uruhande ndanyaruka nyura inyerera mu cyamo, ndasimbuka imipanda mema nigashuka amabore yango ngere kuri mweshimiwa ikaze TV Rwanda. Yesu ashimwe Bishop. Amahoro y'Imana Pasi. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Kota ariko ntirikigukwiruraza kurimba. Ngiri niba ari ibiryo byinshi ari gihe ryagukwiraga neza none ndabona niba urarima niba uri ha Japan. Natani. Uyu ni Natani se? Yo ni Natani Mugumi. Natanael bimeze bite Natanael? Uyu ni buri ku mashusho y'Ikaze TV Rwanda. Umunsi ndi kuri kamera z'Ikaze TV Rwanda, turishimye cyane. Umunsi umwe umugabo
Pastor Claude yahagaze ku rukiko i Nyamirambo avuga amagambo akomeye cyane bituma aba iciro ry'imigani haba mu bato ndetse no mu bakuze. Aravuga ati mbonye isubikwa, mbonye igifungo nta kiriho, sinzi uko bigenda ariko ndikubona igifungo nta kiriho. Nubwo byaba byagenda ndikubona igifungo ntacyo Bamporiki ntabwo ari bufungwe. Abantu baravuga ati ibi bintu ntibishoboka. Pastor Claude atsimbarara ku ijambo. Bamwe ati ari gucinya inkoro kwa Edouard Bamporiki, abandi bati uyu mugabo ni ukuvangirwa, ariko ubuhanuzi bwe ndabonye bufite sansi. Ku bujya bwemera busohoye. Twemere ko ubuhanuzi bwa Pastor Claude busohoye ahangaha. Ejo bundi wagize bwa Buriyane bwo ntibwamaze n'amezi, abandi baravuga tukurana n'ibintu by'imbaraga zo kundi mu bundi. Ugaruka kuri uru ruhande byaba muri kidere birimo biragenda biza. Nyamara ndi kubona ko Imana ifite PS. Imana ifite PS. Ibintu byabishobora kuba bikora. Yesu ashimwe cyane kusubiza abantu ku mpande zombi, maze ubundi twinjire muri Kariyako. Kariyako. Dabi. Kariyako ni Dar es Salaam. Kariyako. Hari umujyi witwa Kariyako. Kariyako ni isoko rya Dar es Salaam ryitwa Kariyako. Kariyako hari ubundi. Kariyako hariya uriya mujyi. Mu ihuriro ry'abantu bose. Sasa nizera kumeze neza cyane. Meze neza. Twinjire muri Kariyako tuba tugiye gura n'abantu hariya n'ahantu hashobora kuba hahura n'abantu miliyoni magana angahe. Benshi. Abantu bazi Dar es Salaam hariya hantu hari na hafi n'ahantu hubatse uwanja wa Mkapa. Ni hafi hariya rwose. Uwanja wa Benjamin William Mkapa. Hanyuma Pasi ndagushimiye, mwakoze cyane, dusuhuje abadukurikirana bose. Tubabwire ngo umwami Imana yaturinze turi amahoro, kandi twizera neza yuko ku Mana byose birashoboka. Ku bantu hari bidashoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Ku bantu turicwa ariko ntidupfa. Pasi rero ituro no kuri kw'Imana. Oya. Pasi mbabarira. Bino ntibibara. Mbabarira ndakwinginze. Umema agapapuro kamwe muri izo mpapuro mbonye. Imana ishimwe. Mbabarira Pasi no kuri. Pasi mbabarira. Nsabye agapapuro kamwe. Zara ko hirya aho ngaho. Kagwa akagashyashya. Akagashyashya uremewe. Ariko hari utundi mbonye tw'imahanga twakure. Oya tura ntitubara. Iryo rero. Ntacyo. Iri turo murirebe. Ituro rizamwe n'umukozi w'Imana witwa Pasi Kwizera. Ubu ngubu ufunguye icyo bita ibiganza byawe. Kubera ko ubuhanuzi bwawe mbonye ko hari ihengekerezo, none umuntu ashobora guhengekereza akavuga ati ibintu nyamara birakora. Ariko Pasi mbaze nkubwire. Yaba byakundaga ngo Bamporiki azare kuri kiganiro hagira umunyamakuru bimubaza. Reka twinjiramo neza cyane ubu twanatangiye kwanza. Jewe ifungura rwabo kwanza waryakiriye gute kuryumva? Tubanze tuheremo aho ngaho kugira ngo tuze kujya muri detail nyuma. Ubuse ni nko kubaza padiri yambaye umwambaro agiye kuri ritari ngo uri padiri. Nanezerewe, nashimye, ndahera kuri Bamporiki. Honorable ni umugabo wakoreye igihugu. Ni Imana yarayikoreye muri adetse. Imana yarayikoreye, yakorera igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, agerageza icyo bita guhuza Abanyarwanda. Ikintu cyitwa ngo ndi umunyarwanda, iyo ni slogan izwi kuri Honorable Bamporiki. Hanyuma rero kugeza ubwo yatanze ubuhamya agera no ku mubyeyi wamubyaye n'umukazana we. Rero ibyo byose twavuga ngo igihugu, buri iyo umuntu akoreye igihugu wakorera umuntu akakwibagirwa, ariko igihugu ntabwo kibagirwa. Ni nk'ijuru. Ni nk'ijuru. Rero buri ijuru n'igihugu biragendana. Oya ni bimwe. Ijuru n'igihugu biragendana. Uzareba handitse ngo ntugasambane, no mu itegeko nshinga ntabwo byemewe gusambana. Uzareba handitse ngo ntukibe, no mu itegeko ry'u Rwanda muri penal code kwiba ni icyaha. Uzareba handitse ngo gukundana, kunda mwene so, no mu itegeko ry'u Rwanda gukundana n'indangagaciro za Munyarwanda wese. Indangagaciro na kirazira rezo zose iyo zubahirijwe, mu by'ukuri navuga ngo ndashimira mbere ya byose, nshimiye Imana yo yabikoze, kandi amahoro n'amahirwe bikomeze kuba kuri muri Munyarwanda wese. Nshimiye Imana rero, nshimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kuba ari umubyeyi, ari umuyobozi, ari umukuru w'igihugu ushishoza, asanzwe ashishoza kandi akitegereza. Rero ndamushimiye mbikuye ku mutima uko byasa kose. Asante sana Pastor Claude kugushimira papa w'igihugu. Turamushimiye rwose kubera ko ntabwo
akoreshwa n'Imana cyane kubera ko hari amarangamutima ya kimuntu twe tugenderaho ukavuga byagenze gutya ariko we ibyo bintu abirenza amaso akababarira ni nk'Imana turacumura ariko tugora twiyeza buri munsi kuko imbabazi twaganiriye na Poso Yongwe asobanura kubw'imbabazi y'ukuntu umutima uhora gurya Bamporiki hehe muri gereza reka ngaruke kuri iyi nkuru yasohotse mu kanya nisome yose imbumbe kugira ngo nze kugera ku buhanuzi bwa Pastor Claude tunarebe ubuhanuzi bwa Pastor Claude ese ibi bintu Pastor Claude ahora avuga abantu bose babifata nk'ibintu biraho bisanzwe bikarangira hari ukuntu tubonye ibimenyetso Pastor Claude afite connection yo kuri dimension ya kangahe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abagororwa bari bafunzwe barimo Edward Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse na CG retired Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba iteka rya Perezida imbabazi abagororwa ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 18 Kwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa bahawe imbabazi barimo n'abari bafungiwe mu igororero rya Nyarugenge kuwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rwongereye ibihano byari byahawe Edward Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco by'imyaka 4 ritegeka ko afungwa imyaka 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda icyo gihe Edward Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe iki uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'iki ni itegeko hashingiye ku mafaranga yahawe n'umushoramari Norbert Gatera mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rya Nyarugenge kuri Emmanuel Gasana urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwakatiye CG retired Emmanuel Gasana gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite abahawe imbabazi bose barasabwa kubahiriza ibintu bitandukanye birimo kwiyereka ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho baba aho ubushinjacyaha bukorera no kumenyesha umudugudu akagari umurenge n'akarere by'aho baba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda kandi hari ukwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho atuye aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose bashatse kujya mu mahanga ibyo bigomba kubahirizwa kubahawe imbabazi kugera igihe yari asigaje iki gifungo kirangiye urumva kuzagira igihe cy'igifungo kirangiye iyo bitubahirijwe hari ubwo uwahawe imbabazi yashobora kuzamburwa iteka rikomeza rigira riti imbabazi za perezida zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka icyo gihe kandi uwambuwe imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yarasigaje igihe yahabwaga imbabazi uretse abahawe imbabazi muri iki gihano bari basigaje hari uwagabanyirijwe igihano ariwe PC Tuyishime Moise wari warahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 ariko kikaza kugabanywa kikagera ku myaka 10 Imana ihe umugisha u Rwanda Imana ihe umugisha perezida wacu Pastor reka nguha akanya iyo ni inkuru nziza tumaze gusoma ariko iyi nkuru wavuzeho byinshi cyane wanatukiwe wanatoterejwe wanatesherejweho agaciro kandi mu bintu byagaragaraga reka tugaruke umunsi wajyaga ku rukiko wihandagaza ugatinyuka kuvuga ikintu kiremeye nka kiriya ku bihano bikomeye cyane uyu mugabo yaregwaga bijyanye na profile yari afite bikanagaruka ni by'abantu bose babonaga ko bidashoboka ukaba ari byo wowe uvuga uriya munsi Imana yari yagutumye byagenze gute kugira ngo wisange muri kira kirere noneho bize no gukurikirwa na biriya byose uriya munsi twari tuzi ko ari umunsi w'urubanza rwa Bamporiki ari umunsi w'isomwa ry'urubanza rwa Bamporiki Edward wari waburanye yari yaraburanye ariko uriya munsi wari umunsi w'isomwa ry'urubanza nubasha kubona inkuru hari aho navuze ko nagiye kubona mbona perezida wa repubulika amukuyeho iminyururu
ngo mwiyerekwa. hanyuma mbonye perezida wa repubulika amukuyeho iminyururu, nahise ntekereza kiriya gihe ko ari bwo buryo, kuko umukuru w'igihugu niwe wenyine gusa uhagarariye Imana mu gihugu. Urumva rero bivuze ngo natekereje ko hari iminyururu yakabaye imujyaho, ariko kandi umukuru w'igihugu akaba itegeko Bamporiki iyo minyururu ikaba idashobora kuba yamujyaho. Rero mbivuga nabivuze nshingiye ku iyerekwa nari nagize rikomeye, umukuru w'igihugu amukuraho iminyururu. Ubu rero iyo minyururu ngire ngo ni iyi ngiyi y'uyu munsi, ngira ngo ni y'uyu munsi. Nyuma urumva guhanura ni ukwacu, gusoza ni ukw'Imana. Ntabwo twebwe ari twe dusoza, si twe dukora, si twe turavuga, ariko kandi gusoza ni ukw'Imana. Rero hamwe n'ibyo byose mu by'ukuri navuga ngo sinakishimira ko ibyavuzwe byaravuzwe, ariko kandi umunezero wanjye ni mwinshi kuba Bamporiki Edouard yabashije gusohoka, kuba retired SG Gasana yabaye umusirikare w'ingabo z'u Rwanda, yabaye umusirikare w'u Rwanda. Ntabwo ari SG ni CG. CG yabaye umusirikare, yabaye umusirikare mu ngabo nkuru z'u Rwanda, ndetse yavuye mu gisirikare ajya kuyobora polisi, atari no kuri ranka rito cyane. Ngira ngo yari yabaye General de Brigade. Yego. Hanyuma nibwo yerekejeho muri polisi kuyobora polisi y'igihugu. Yoherejwe yo na nyakubahwa perezida wa repubulika, inama ya guverinoma yari iyobowe na perezida wa repubulika, ubwo perezida yamugize IGP wa polisi y'igihugu. Nyuma yaho nibwo yaje kwerekeza mu ntara y'amajyepfo kuba guverineri w'intara y'amajyepfo. Nyuma yaho yicaye igihe gitoya. Yego. Ndetse we ngire ngo na Gatabazi muri icyo gihe, Gatabazi nawe yari guverineri w'intara y'amajyaruguru, ndabyibuka ngire ngo. Nyuma yaho rero nibwo yaje kugirwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba, ari naho yaje gufatirwa, arafatwa, arafungwa, akaba ibyaha yashinjwaga yarabikoreye mu karere ka Nyagatare, amwe mu mafamu y'Nyagatare. Ni mu ntara ariya y'Iburasirazuba, mu karere ka Nyagatare n'ubundi, aho hari umugabo umwe wari rwiyemezamirimo, sinzi ngo yakoraga ibintu by'amazi, byo kuzamura amazi mu butaka, ibintu nk'ibyo. Nyuma yaho rero n'ibintu niba ari n'amatara, ibintu nk'ibyo, aho ngo yaje kuvugana na Guverineri Gasana aravuga ngo genda ubigeragereze iwanjye, hanyuma nkubere umuvugizi mu baturage b'Uburasirazuba n'ahandi. Rero ni uko nguko byaje kugenda, ari nayo mpamvu nyine icyaha yaburaniye, aho icyaha cyabereye Nyagatare. Hanyuma rero kuri Honorable Bamporiki nawe bivugwa yuko ngo yari ari kuri Grand Legacy Hotel hano i Remera, ariho yari ari na Mpabwa n'amaguru Merari, wari vice mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'imyubakire. Nawe wakwiye ku nshingano z'ubu. Yego, we hanyuma icyo gihe bari kumwe, bivugwa yuko hari umuntu wazanye amabarano. Aya mabarano rero ngo mapfusha ni mabaya aya manyagwa. Ayo mabarano rero umuntu ayazanye ayashyikiriza nyine ngo umukozi wo kuri hotel aho ngaho, kugira ngo Bamporiki ngo yaramubwiye ngo genda uyashyikirize umukozi ngo araza kuyaduha. Ariko kandi kubera target yari ihari na gahunda, biba ngombwa ko amabarano ashyikira Bamporiki. Icyo gihe rero nibwo yahise afatirwa mu cyuho icyara na cyemerana. Merari akubita hasi ibipfukamiro, aravuga ati mumbabarire we, ati mumbabarire sinanimbizi ibintu uko bigenda gutya we. Hanyuma afungirwa mu rugo iwe. Abanyamakuru benshi baranavuga cyane bati kubera iki we si umuntu nk'abandi, kubera icyo adafungwa atajyanwa muri kasho za ribu n'ibiki byose ngacungirwa umutekano na polisi, nuko ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero urumva ba Apotre Mutabazi rero yatsa umuriro, cyo bita acukura n'imva, cyo bita imva. Aravuga ati buriya perezida mucukuriye imva byarangiye kuri Jaras TV, ati yamusoje inshuti mujyane indabo rusoro, ati buriya byarangiye ibintu nk'ibyo. Twitwa Bamporiki nazongera kubaho. Twitwa Bamporiki nazongera kubaho. Ariko kandi buriya rero abantu baducukurira imva, Imana ikadutambutsa babireba. Abantu batwifuriza igifungo, Imana ikabafunga twe tubirebesha amaso. Abantu batwifuriza gupfa, bo bagapfa cyangwa bagapfusha tubireba. Icyo kintu cyumvise neza. Bivuze iki rero?
bivuze ngo ibyo abantu batutekerereza ntabwo ari iby'Imana itureberamo. Numva rero Honorable Bamporiki icyo gihe yafungiwe muhiriwe hafi igihe kingana ndetse niba ari ukwezi kurenga amezi niba atarangahe, nyuma yerekejweho mageragere nibwo nahagaze ku rukiko i Nyamirambo mvuga ibyo navuze, bamwe mbona itangazamakuru ryanyambaye bakokeje igitutu, bakotse igitutu bugeraho nawe wivuguruza. Ndavuga nti rero mu by'ukuri mumbabarire, ku ruhande rumwe ururimi rushobora kunyerera, urundi ruhande nkaba navuze ibirukuri. Imana niyo yonyine, ni kuko sinanifite izindi nyungu zatuma avuga kuriya. Imana rero niyo izirebera, Imana niyo mucamanza, niko nababwiye icyo gihe. Rero giye ku rwanjye ruhande pasi navuga ngo Honorable Bamporiki akimara gufungwa namusuye kenshi muri gereza ya Mageragere, nkajyayo rwose ntabwo nacogoye, sinacitse intege, nagiyeyo usibye muri iyi minsi none hari imperutse, kandi kuwa gatatu wigishize natekerezaga kujya kumusura. Hanyuma sinzi abantu bagize ibyago rero bituma ntajyayo, ariko kandi ku rwanjye ruhande ndishimye, ariko yari afite ibyiringiro byinshi. Iyo namusuraga yabaga asoma Bibiliya, ibyiringiro byinshi akambaza nta mirongo ya Bibiliya se unsige, nkavuga ni kandi ari cyo cyanzanye, nkamusigira ibyanditswe, nkajyana agapapuro kanditse, akambwira ati ndaza kuhasoma, atumwanya mba ngufite. Hanyuma arambwira ati nzakomeza gukunda igihugu, kuba ndi hano ni umugambi w'Imana, atushobora gusanga Imana inzanye kuruhuka. Urumva ko yambwiye icyo gihe yafunguye ikiganiro azakibona. Hanyuma ati wasanga Imana ifite umugambi yanzanye hano, harimo kwisubiraho bundi bushyashya, narasengaga, nari umukristo w'itoro rya Deperi, ati ariko ushobora kuba nararenze umurongo wo mwiyobokamana. Ibyo bintu yarabinyibwire turi Mageragere. Aratangiye kwakira kabituga nyine, urumva nuko ubwo rero arambwira ati igikuru nuko nizera ko ati nubwo abantu baguteye amabuye, ati si wowe wenyine, nta nubwo, ati mu bantu 10 bambwiye ibi bintu, ati bantu 10 bamwe baravugaga ngo ntibizashoboka, ati muri abantu 10, atariko ati muri abantu mugeze ku 9, ati mu bantu 10 muri abantu mugeze ku 9, mwese muhurizaho ku Imana izankura hano hantu bidatinze. Icyo kintu kirakomeye cyane, kuziko icyo kintu none pastor ngiye gukubwira kandi iki kintu niba usaba n'Imana imbabazi, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Ni Imana ariyo yagutumye, kuki wenda ukavuga ngo urimo rwarakunyereranye, uragenda usaba n'icyanditswe washatse n'icyanditswe kigusapotinga ngo Mana warashutse nemera guceceka. Ni icyanditswe kiri muri byagaragara ko ibintu wahanuye nawe icyanditswe kiri muri Yeremiya, ku Mana ari nk'ibintu wari witekereje. Abanza wumve, urumva giyeho nararyamye, yego mbona iryo yerekwa, uraribona, mbona Honorable Bamporiki umukuru w'igihugu avuga ngo amukuraho iminyururu, nabonaga iminyururu. Rero ubwo numvaga ko iyi minyururu muri icyo gihe kuribuka ko ari hashize iminsi kuri Twitter Bamporiki asabye imbabazi kuri Twitter umukuru w'igihugu ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Umukuru w'igihugu ararasubiza ngo gusaba imbabazi si icyaha, si bibi, ngo ahubwo ibibi ni uguhora mu cyaha, ngo n'akanyafu, ngo burya n'igihano nacyo, ngo hari igihe nacyo kirafasha cyane, gifasha. So urumva rero, ubwo urumva already yari yamaze kuba yarariho iminyururu yo mu rugo iwiwe. Ubwo ntiyarafunze amapingu yari amuriho mu rugo, ariko iyo umuntu avuze ngo ufungiwe muri iki gipangu aha hantu, nuvuga ngo udasohoka ukajya urebera mu mwana uze gusaba hisi n'abagenzi, ukicara hejuru kuri baruko utahava, ubwacyo ni igifungo. Buriya ni igifungo kibikuruta n'ibindi byose. Rero navuga ngo ku rwanjye ruhande navuze nkanjye, ariko gusoza kwa Imana nkuko nabivuze n'ubundi. Yego. Ni icyatumye wivuguruza rero ukavuga ngo Imana yagushimira gushukika, ntabwo hano nturahansubiza ngo numve ngo ushimye hano ndi kubabara. Kiriya gihe navuze ko atajya Mageragere, ajya Mageragere, anagarutse no kujurira, none n'igendo bahita bagira gute, baracyongera. Bishatse kwerekana ko ibintu wari wahanuye byari totally different. Oya, icyo gihe ntabwo yajuriye, icyo gihe ntabwo yajuriye, ahubwo yaraburanye, yaburanaga atamuhiri wiwe, noneho akatirwa ingirengo imyaka 4. Noneho mu bujurire bw'urukiko nibwo mu gusoma bamukubise imyaka 5. Imyaka 5 rero icyo gihe nta kujura kundi kuba kugihari, usibye kurangiza igihano cyangwa se imbabazi z'umukuru w'igihugu. Rero icyo gihe nibwo icyatumye mvuga ngo ni mumbabarire, uko mwabonye mumbabarire, nuko navuze ngo ntazajya Mageragere, kuko gihe nabonaga akurwaho iminyururu.
kavuga ati niba yikuweho na mageragere ubwo ntayo noneho rero ibyo kutajya amageragere niwe wabyitekereje ntabwo ari Imana yabikubwiye. Nijye wabitekereje kuko navuze nti ntabwo ari bujye mageragere ni kuko nabonye umukuru w'igihugu avuga ngo nibagukureho iyo minyururu. Rero numva mu by'ukuri twe tureba urumva iyerekwa ni ikintu utari busobanuze ngo ubaze ngo harya wambwiraga iki, harya nabibonye gute, harya nsubiriramo kugira ngo menye uko bigenda. Rero nge nahagaze muri autorite mpagara ku Inyamirambo ku rukiko, ariko kandi ndashimira Imana. Nyuma yaho nza kuvuga ntariko mwitege ntabwo imyaka 5 bampora icyo azayifungwa. Warabivuze warabivuze nuko nguko. Pastor Claude, abantu uyu munsi bashobora kwita bibaza se Pastor Claude ni Imana imutuma, ese Pastor Claude ubundi kuko je nabonye ku bwa Brian bira bimubaho by'impanuka, nabonye abana Vatican uyu mugabo ashaka afite ibintu by'imyuka yohereza ku muntu, ibintu bikagira gutya bigakunda. Ubu wasanga nawe ari nk'iyindi suggest wakoze navuga ati igihe cyageze wohereza muri mageragere, bihereza muri parliament, wohereza muri presidence, wohereza natandukanye, urasenga niba ari isengesho wasengaga bimeze rite kugeza ubwo imbabazi zifungutse. Tubwire ni strategy yawe ukoresha kuko bamwe uyu munsi bavuga ati se pasteri uhora mu biganiro, pasteri nuko pasteri uhora muri YouTube, pasteri buri content yose abagezeyo ya politike y'iby'Imana ya sekira hose abahari. Tubwire strategy yawe ni ukoresha kugira ngo yenda ibintu wavuze mu kanwa kawe cyangwa se ibyo wakoze mu kanwa kawe byanga byemera naho ntibijya binatinda kuba bikunde. Mu by'ukuri ntabwo ari jyewe Pasi turaziranye igihe kitari gitoya kuruta n'abanyamakuru bamwe na bamwe, kuko nibwira yuko uri mu banyamakuru twakubitanye mu ikubitiro rya 2019 2020 itangira. Aha 2020 itangira se buriya nibyo cyane 2019 ahubwo mu mpera urumva 2019 nari ntaragafata wari utaragafata impanuro rero 2020 itangira kubera ko nabyibuka naguhamagaye nabonye ikiganiro cya Papa Sharirene, hari umukobwa w'Ubutare wavuze ati mama Sharirene ntabwo azi ibyo akina nabyo, twebwe twiburiye abagabo ati je Papa Sharirene ndakwikundira ahubwo umpamagare ye ngomba kuguhoza amarira ya mama Sharirene. Noneho rero ndabyibuka icyo gihe nibwo nahise guhamagara, nimero yari iri ku mpanuro n'ubundi nimero yari iri ku mpanuro. Hanyuma ngire ngo icyo gihe wari muri Kigali, urambwira ati ndi muri Kigali. Ikiganiro twakoranye cya mbere ni jewe na Bishop Brigitte na Apotre Mukabadegerirane. Icyo gihe ndishati icika igipesu nabyibuka inda iri ntuze wari ufite fresher cyagihe urumva. Hanyuma rero Pasi icyo navuga mwiza cyagihe yari ameze neza. Icyo navuga rero Pasi kugeza ubu hari amagambo, hari ijambo Imana baravuganye natwe. Claude naba kuri kamera ntaba kuri kamera, ariko hari ijambo Imana yavuganye nanjye. Claude naba kuri kamera nagenda mu muhanda nakora ibiki, ariko hari ijambo Imana yambwiye ngo nzagendana nawe, nzavugana nawe, nzakorana nawe, ukwifuriza umugisha azahabwa umugisha, ukuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe amahanga yo mu isi yose azahererwa umugisha. Bivuze iki rero? Niyo mpamvu uzajya ubona abantu banyifuriza gufungwa bagafungwa, niyo mpamvu uzajya ubona abantu banyifuriza gupfa bagapfa, niyo mpamvu uzajya ubona abantu banyifuriza ibibi hanyuma ugasanga bibarangire. Ndabyibuka mu gihe cya Apotre Yongo afungwa, Jean Paul yaravuze ngo Pastor yamamagaye mu kiganiro ngo Pastor Claude ni Karame, nari ndi kumwe na Damuru mu kiganiro icyo gihe ndabyibuka na Babaraka. Hanyuma arambwira ngo Yongo yafunzwe, ngo abantu benshi baravuga ko ari wowe ukurikiyeho, wari uzi ko ari wowe ubwo ugiye gukurikiraho nka Jean Paul, kandi byahise biba. Rero bivuze iki? Abantu bajye birinda. Claude ni Claude, hari uko abanye n'Imana. Nyuma y'ibiganiro hari uburyo busabane sabana n'Imana. Imana nkayibaza ngo ariko Mana ibi bintu wemeye mbivemo cyangwa mbivemo. Hanyuma iyi Imana itaravuga ngo bivemo, ntabwo umuntu arakwiye kureba kuko iyi ni business, ni ubucuruzi. Ibi ni ibintu naje Imana yanabivuze bati ngo haye kwikorera. Urumva Pasi? Imana yarambwiye ngo nguhaye kwikorera. Imana impaye kwikorera. Ndagira nkubwire ntangarize, hari bamwe banitiranya ngo ndi umukozi ngo ngira icanonga aba Australia, narabyumvise. Oya baratwe ngo rumvise azakira bavuga ngo Pastor Claude ngo umukozi w'Ikaze TV Rwanda, none se nuri umukozi w'Ikaze TV Rwanda. Reka nkubwize ukuri. Jewe shiraho umucyo. Mu by'ukuri iyi cano
yanyuze mu biganza bya Karinijabo Jean Dodier, ari mu bantu bayiranze kugira ngo igurwe iyi cano. Karinijabo Primo Media yayikoreyeho, yarayiranze. Yarayiranze mu kugurwa abifitemo uruhare. Nyuma yaho iyi cano ibaho idafite n'umuntu uyikoresha, yibereye aho ngaho yaraguzwe. Yewe iza guhabwa n'abakozi bayikoresha. Hariho abaye Musiririyoza, hariho uwitwa Beritara wakoraga kuri TV10 umunyamakuru, bayinyuraho bose, barizenguruka bose, itabasha guhaguruka hiri. Nyirumuringa ataraza. Itabasha guhaguruka hiri. Na nyirayo tukanavugana. Urabyumva neza? Nyirayo tukanavugana. Rimwe na rimwe ati ugenda uyihiye ibiganiro. Ariko kandi iyo cano yari iraho ngaho. Nyuma yaho ijya mu maboko ya disclaimer kugira ngo ayishakire abayikoresha. Ibyo byose biranga nabyo. Urabyumva? Pastor Juste nta musaruro wabonetsemo. Pastor Juste ahabwa kuba yayikoraho akazi. Noneho yohera gapapu. Wapi ukuri. Yoherezwa kwa disclaimer. Disclaimer akajya murerega duhura rufa parase. Duhura hana. Ariko ibyo yamukoreye nanjye yarabinkoreye. Disclaimer yarabigukoreye. Ibyo yakoreye Juste nanjye yarabinkoze. Konda bibuka hari umunsi niwe mutegereje yambwiye ngo mutegereze i Kanombe kuri station hariya ku Mucyo kuva saa 6 z'amanywa angeraho saa 3 n'igice z'ijoro. Bimwe mu bikoresho agomba kuma nabwo ntiyabimpaye byose. Rero urumva ibyabaye kuri Juste nanjye byambayeho. Nuko wabaye ari we nyirumuringa nyine. Noneho umucyorodore nguyu umwana yarambwiye ati kanaka naramufashije. Buriya Juste uzamukoresha ikiganiro azakubwira ko yakiriye 1,000,000 ngahe bivuye mu maboko wari ufite iyi cano. Wari ufite ikaze. Ntabwo witwaga ikaze icyo gihe. Ntabwo witwa, yari Dope Rwanda. Hanyuma azakubwira Juste ategura igiteraniro abyibuka. Ni muri ayo mafaranga yari yahawe. Juste ahabwa amafaranga yo kugurira ibiryo abaturage, gufasha abaturage. Iyi cano rero ni cano y'umugisha, ntabwo ari cano y'umuvumo. Kandi naho yaturutse bravo. Si umunyamuvumo. Hari bamwe mu bapasiteri muri uyu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Kigali yaravuze ati hari uwo nagiriye neza muha n'ibirenze cano nguhaye. Hari uwo nahaye nagiriye neza. Mbese waragabiwe. Ntiyambwira, nta mubare yagiye yambwira ati kanaka. Ahubwo nabyumvaga ngo kanaka nk'ubu Juste ahabwa miliyoni ntabyo nigeze menya. Nabimenye Juste abyivugira. N'abandi. Rero ni wa muntu utanga havuge ngo kanaka namuhaye ikiniki. Ubwo nge mushumba uraho mubyeyi. Nanjye ndabasuhuza. Hanyuma nanjye ni umwana mwiza reka musuhuza ariko. Urumva daje. Ni wa muntu utanga ntiyitangira itama. Ni wa muntu, hari n'umuntu yigeze guha. Reka byo mbyiho twere kujya mubo yahaye bo. Ubwo nanjye ugashobora kurara mpaye, ushobora kuba yaranaguhaye ntunabimenye ko ari waguhaye. Hanyuma arambwira ati nashatse ikintu nagukorera sinagishyikira. Ko mbona uba ku mbuga nkoranyambaga z'abandi kugenda ugatanga ibiganiro bitaguhereza inyungu kandi bikanarebwa ko hari cano yananiranye yananiye abakozi, wayifashe. Urabyumva neza? Wayifashe ukayikoresha. Sinzakubaza ikintu na kimwe. Pasi nkubwiza ukuri. Nkubwiye ngo hari igikoresho naguze giyewe naba nkubeshye. Wabyumvise neza? Yarambwiye ngo ntabwo naguha inka nkwime n'inkuyo yayo. Ntabwo nakubagira imfizi ngo nkwiye mu bugari. Sindi bukugabira inka hanyuma ngo nkwime inkuyo yayo. Yamaye inka ampereza n'inkuyo yayo. Iyi kamera nayiguriye mu mujyi. Yohereje direct magaze kuri kamera. Amafaranga yohereza orarudu limite immediately. Ndakubwiza ukuri. Hariya kwa Jado imbere ya igisoko rya Nyarugenge hejuru mu Rwanda. Hariya ibikoresho nabihaguriye, urabyumva neza? Ibikoresho nabihaguriye ari we ubohereje amafaranga yo kubigura. Icyo kintu telepi uragura microphone uragura byose bivuze iki rero? Benshi barabireba ubuse
iyo cano itari ya Claude, cano yanditse muri RDB se Claude yatsinye cano itari yiwe, yandikishije cano itari yiwe. Ibyo tubyihorere mushumba, ndagira ngo nsubize aba bantu kuko hari n'igihe hanyuma cano yanditse muri RDB yanditseho niyo nzima Claude. Cano Silver warayibonye, Silver email ya Silver iriho niyo nzima Claude, telefone ni niyo nzima Claude. None si umuntu baba bavuga ngo wa Australia nuwahe. So rero abantu niba umuntu wo muri Australia yaraguhaye inka, kandi ikindi navuga ni bimwe bavuga uzajya gukura ubwatsi ariko wahawe inka. Baza wumve Yago TV show Yago yarakoraga bati ni cano ya Clement Knowless. Rero jewe kurwanya ruhande abantu bajye bareba ibiganiro ibyo abavuga bagasakuza bakagira gute ibintu nk'ibyo byose I don't know. Ikikuru nuko shima uwampaye, umuntu ashimira uwamugabiye, wamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye. Jewe ndashimira umwami Yesu ndetse ngashimira n'uyu mwana, Imana imuha umugisha. Kumwe nabona Bamporiki amamagaye namahorora waremewe, ndamuhamagara nyuma y'ikiganiro. Wamwitabye? Yarakomeye ntabwo namwita mu kiganiro. Nyamara umuntu nane namubajije amakuru. Mbwira ati se yaraza ryari bashobora kuba bamenya amakuru igihe ari buze. Ubwo rero ahubwo byanatuma twatse imodoka tukajya Mageragere. Oya Mageragere. Iwe. Nyumbani. Nyumbani. Aha. Hapo sasa tutayigira. Ko tugiye kuwuceka. Abanyakinyaga duhurire. Oya niko bimeze. Abanyakinyaga duhurire hakurya hari. Kuri wa musozi w'ubwiza. W'ubwiza. Rero icyo navuga Imana idufiteho umugambi mwinshi mwiza kandi munini mugari cyane rwose. Pasiri wifuriza ibyiza mugenzi wawe nawe buzacyo bikugeraho, ariko nugira ishyari rya mugenzi wawe uzararusaze, icyo gihe wasara, icyo gihe nawe uzabura, kuko ni wifuza ibyiza Imana izabona ko nawe ukeneye ibyiza. Ariko nugirira ishyari mugenzi wawe Imana izabona ko nawe ntacyo ukeneye. Abantu bagiye aho baravuga bati bari abana bo munzahuke bakwiye gufashwa bakajya iwawa nabo kujya iwawa, cyangwa bagapandikirwa pandagari ikabajyana iwawa, ikabajyana kwa Mironko, ikabajyana Igikondo, ikabajyana Mageragere, bakajya gufungwa ntibakereye ubufasha. Ariko ubu nabo barimo bararirimba ngo abantu barabuza gufasha, barabuza gufashwa. Kubera iki? Bifurije abana b'imfubyi kudafashwa. Icyo gihe rero akebugeramo nawe ni kugererwa. Wabyumvise pasa. Ariko icyo ngushimira cyo ni kimwe, uri umuntu mwiza, wafashije benshi, wazamuye benshi, ni ukuri kw'Imana. Ntabwo nakukamira mu kitoze gihe. Haleluya. Imana igumugisha. Pastor, reka tujye kuri iyi ngingo dusa naho tunasoza, tunashimira Imana cyane. Urumva uyu munsi niba inkuru nziza itashye, ni ikihe kintu message wahereza Bamporiki? Kuko avuye hariya bavuga ngo agarutse mu gihugu, yinjira mu gihugu, nihe message wahereza nyakubahwa Edward? Message namuha ya mbere akigera mu rugo no kuryama akaruhuka, nyuma Imana igahita imuha umwana. Kongo iki uretse gato ushumba karamera uvuga byinshi ukina ariko nugera ku kintu cy'umwana kuko nta mwana afite. Yego. Ajya no gufungwa, yafunzwe amaze iminsi, madamu amaze iminsi arwaye, arwariye hanze, ava hanze araza n'ibibazo n'ibiki byose. Rero umugisha w'urubyaro wari mudamu yari atwite, ndabyibuka icyo gihe. Nyuma yaho rero shitani ntiyemera ko batunga urubyaro, bari abana babiri b'impanga. Rero kugeza uyu munsi nta mwana bafite. Rero icyifuzo cyane ifite ni icyifuzo cyangwa ni banza wumve se icyifuzo kijyanye n'iyerekwa mfite muri jewe ku Mana, nuko specifying ikintu kimwe. Banza wumve se hari icyifuzo, banza utega amatwi wumve jewe. Erega ijambo mvuga genda umukozi w'Imana. Yego. Ndimo ndavuga nk'umukozi w'Imana wasizwe. Nuko akigera mu rugo amaze kuruhuka, Imana izamubwira ijambo, azaryama. Amagambo Eli yabwiye Erukana na Hana ngo nimutahe nimumanuke muryame, ngo Uwiteka abaha icyo mumusaba. Nanjye rero icyo mvuze ni iki ngiki, natahe mu rugo, umukuru w'igihugu yamuhaye imbabazi, atahe mu rugo iwe. Ni Imana yamuhaye imbabazi. Ni Imana yabikoze. Imana ikora mu umukuru w'igihugu n'ubundi Imana imunyuramo. Hanyuma yaho ni intumwa y'Imana, se yavuye mu ijuru, ahubwo dushaka twanamuvugisha mu kanya. Hanyuma nagera mu rugo aruhutse, buryo umuntu buryo umubyizi buryo umuntu agira umubyizi ariko yamaze kuruhuka neza, fresh, afite fresheri, nibwo ajya guhinga afite imbaraga. Hanyuma mu guhinga kwiwe umurima mwiza utarumba,
imana izamuhe umwana izamuha umwana. niba ari inkuru yashimisha Bamporiki, imana izamuha inkuru yashimisha Bamporiki kuruta na zino mbabazi na message ya zino mbabazi ni ukubona ateruye gutya ari kureba ati noneho uvuga ngo ni umusizi aho basigara basiganuza gusa ntegereje message ari buze kuza gutanga. Mwumve inkuru y'umugore witwaga Hana, yari afite umugabo witwerukana, Erikana yishakira undi mugore witwa Penina maze barabyarana. Ariko Hana yari yarabaye ingumba. Wabyumvise neza? Ariko Hana yari yarabaye ingumba. Kuririmba niyo mudive ushobora wamanye no mudive bitazi kuririmba. Ariko Hana we yari yarabaye ingumba. Ijwe amajwi yo. Kuko na mwana yari yigeza byara. Ariko mukeba wakajya mukina ku mubyimba. Kuko na mwana yari yigeza byara. Mukeba we impamvu nanizwe so ika n'umuhanzi aba yabyumvise urabona iki gipesu cyanize. Urumva? Hanyuma Hana usujya no kubwiriza usuzana n'ikibwiriza. Hana yari umugore wa Erikana w'isezerano. Ariko nyuma yo kutabyara kwa Hana, Erikana yishakira undi mugore witwa Penina. Penina abyarana na Erikana. Igihe kigeze Hana azamuka umusozi atakambira Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka ndakwingize nk'umwana w'umuhungu. Kugeza ubwo yagiye gusenga mu rusengero, yaramaze igihe nyuma azamukana Erikana bazamuka Ishiro, nyuma yo kuva Ishiro baramanuka, nyuma yaho Hana asubira ku rusengero afata umweyo. Mukubuza arakubura aravuga ngo Uwiteka n'umwana w'umuhungu nzamuguturaza ubukozi wawe, icyuma cyogosha ku mutwe ntikizamugeraho. Hanyuma umutambyi yera abaza Hana ngo wa mugore w'umupfapfa we urimo uravuga ngo iki? Aravuga ngo ntabwo ngo databuja ntutekereze ko n'umwe mu bagore b'abapfapfa ngo ndimo ndabwira Uwiteka ngo ampa umwana. Erikana yumva rya jambo Eri yumva rya jambo rya Hana abwiye Uwiteka, aramubwira ahita amubwira ijambo rikomeye ryiza cyane. Aramubwira ngo Hana manuka ugende ubwire umugabo wawe mugarukane. Hanyuma aragenda bukeye agarukana n'umugabo we Erikana. Arababwira ngo Uwiteka musubire mu rugo iri joro abaho icyo mumusaba. Wabyumvise? Nanjye navuga ngo Uwiteka asange duwari Bamporiki n'umudamu wiwe. Uzi ko ari na mushiki wanjye ariko izina rye ari mushiki wanjye. None se Claude na Claudine wowe wumva iki? Ni forume. Yego. Wabyumvise neza? Hanyuma Uwiteka nanjye icyo musaba ndamusaba ngo atange urubyaro kwa honorable Bamporiki. Kandi n'abandi badutegere amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe, guterura umwana kwa Bamporiki bizaba ibyicaye kuri ya ntebe. Amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe. Ariko tukira amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe. Kandi uko iby'Imana ikora ni byiza. Iby'Imana ikora ibyo biradutangaza kandi nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzinu ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. N'abandi badukurikiye bategereje imyaka nayo, imyaka 6 irashize utegereje urubyaro cyane, 10 irashize utegereje, 15 20 igiye kuzura, ugiye kubona Imana. Hari piyesi y'Imana rusasa. Njya kuzana ijambo rivuga ngo Imana ifite piyesi. Yego. Ni umudamu wari warashatse umugabo bakuramo inda ibyara. Abana baza kumupfira mu nda bakuramo inda ibyara, cyo bita matrice. Abagore barabyumva neza. Nyuma yaho rero aza gutandukana n'umugabo kuko umugabo yabonaga ko umugore watakibyara nta n'impamvu nimwe yo kubana nawe. Nyuma ashatse undi mugabo aza gushaka undi mugabo nawe ukize ufite ku mafaranga kandi ufite na gahunda systeme kwa korali ibiturika. Nyuma aza kunyumva kuri radio flash ndavuga ngo Yesu atanga urubyaro nubwo byaba bigaragara ko utazabyara, nubwo inda yaba yaravuyemo nyuma bakagukuramo matrice, ariko Yesu atanga urubyaro. Umugore aza kunyumva, mu kunyumva kwiwereyo sasa hari ijambo rimwe namubwiye ni ku musozi wa Mwogo hepfo hariya. Icyo gihe niho nabwirizaga ndamubwira ngo
umudamu arahaza parika vewiti yigira nyoni nyinshi n'amabubu yinjira mu rusengero. Icyo gihe yinjiye mu rusengero umwuka w'Imana aramumpishurira, ndavuga ngo madamu, hari ibintu bitatu Imana imbwiye byo kuvugana nawe, simbikubwira aha ngaha, muri ofisi, mu rusengero, tuvuye mu rusengero muri ofisi turabiganira. Mudamu ndavuga ngo nabonye ufite igikomere cy'urubyaro, kandi ntabwo yarabizi, nabonye ufite igikomere cy'urubyaro, urasa neza, urakeye, ariko kandi muri wowe ufite igikomere cy'urubyaro. Pasi rero uracyari umusore, umunsi wamaze gushaka uzajya wumva abantu bavuga ngo igikomere cy'urubyaro cyo kutabyara. Siho bageze de Ben. Urabona rura urukiko ruri hano hakurya, niho oya de Ben, oya muze Platini niwe wakoreye divorce hano hakurya. Rero icyo gihe umudamu ndamubwira ngo hari pièce y'Imana, ndamubaza ngo imodoka yawe yipfumutse ipine ubona iyindi? Ati mbona iyindi. Retroviseur isadutse wabona iyindi? Ati nayibona. Ati cyumi icyo ari cyo cyose nakibona ku modoka, kitari mu Rwanda nagituma no mu mahanga kikaza, ariko kikajya mu modoka. Ndavuga ngo rero nk'uko Imana, nk'uko imodoka yawe ifite spare, ifite pièce, uko niko Imana ifite pièce. Ubu Bamporiki numwe mu bantu bashobora kuvuga ko Imana ifite pièce uyu munsi. Nasoka aravuga ati hari pièce yindi ntegereje, ariko babonye ko pièce y'Imana ihari. Retired kubera yuko si benshi, ntibishobokera benshi, si benshi bishobokera kugira ngo babone amahirwe nk'aya ngaya. Rero icyo dusaba ni kimwe, Gasana retired, Uwiteka mugire neza, amukize kandi amukirize rimwe, kuko nawe twumvaga ko arwaye, ifite uburwayi, niba ari umuvuduko, niba ari biki, ibintu nk'ibyo. Hanyuma Bamporiki musabiye kubyara no guheka, nyuma y'ibi ngibi Imana imunezeze, imusetse nk'uko yasekeje Hana na Irukana umunsi umwe. Ibyo nibyo bizashimisha umutima wanjye kuruta ibindi. Reka dusoreze kuri ikintu kandi gikomeye cyane, dushimira Imana cyane yahabaye, n'abantu bose bategereje kugirirwa neza n'Imana, ariko Imana bwe nzabatabara. Ariko ikintu ushaka kuvuga kuri Yongwe, cyangwa icyo kintu nakimbaza nyuma, turaza kwifatira iyindi gahunda tukatuganira ibyo twari kubivanga amasaka n'amasakaramentu, kubera ko mu minsi yashize twize kubatwa ngo Bamporiki ngo ari mu bihe bitamworoheye cyane, kubera ko ngo habayeho ngo urabizi muri gereza hari ukora ibintu ukaba nkuba kuhanwa, ngo ari mu bihano muri gereza, ndetse ngo n'imyanya yari afite y'ubuyobozi mu bagororwa ngo yakubiswe hasi, ibintu bikomeye cyane. Ariko tubabwire ngo buryo ubona bikomeye cyane biba bigiye kurangira, nubwo byari bimeze kuriya, nubwo situation yari imeze gutyo, nubwo nari muri situation itakoroheye, mu izina rya Yesu ugiye kwakira gutabarwa, hahandi biri butungura abantu bagasigara base Imana ya Bamporiki bahe, ese Imana ya Pastor Claude bahe, Imana ya Pastor, ariko nayo bagatangira kubazanya bati Imana yuri yibahe. Reka dushimire Ikaze TV Rwanda muri rusange, umuryango mugari wa Ikaze TV Rwanda, Impanuro TV, we love you so much. Ejo bundi Pastor Claude yabwiye icyongereza Pastor Justin ngo cyasekeje abantu, ngo ramubwire ngo suko ntari mbizi. Je urabona Justin yari kumwe n'umuntu namutegura ba hafi mu kiganiro, hanyuma yaho rero tabwira ngo umubwire ngo I love me. So buri nagomba kumubwira ngo do you love me? Justin ari kumubaza ati do you love me, urankunda? Shemi abantu bahise bandikira Pastor Claude bakahita bamubwira neza cyane, turakunda cyane. Reka nanjye mbwire people, do you love me people? Bishatse kuvuga mbese murankunda? Mpenzi wasikilizaji, mnanipenda, unanipenda, tunakupenda, tunakupenda sana. Amen. Najua Kiswahili mimi. Unajua Kiswahili wewe, tunashukuru sana kwa hiyo. Mungu akubariki, akutendeshe makubwa. Wewe ni mtangazaji mzuri sana, na Mungu azidi kukuinua kwa jina la Yesu. Imana ibarinde, tuhurire kwa Bamporiki, abo turaba turi kumwe, turaza kuhagira ibintu byinshi cyane. Pastor Claude arabariyo, mutegereje kureba Pastor Claude ahobera na Edward Bamporiki wamuhanuriye akabiciro ry'imigani kuri iyi mihanda. Ndabakunda cyane Pastor Claude, nawe Imana igumugisha, Nathan Imana igumugisha kubana natwe kudufasha ibi byose. Namwe bari mudukurikiye, Imana ibarinde kandi ibatabare igihe kinini cyose mutegereje iyo bari yo finali yo gutabarwa. Amen, 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 amen. Mugisha w'Imana ubane namwe. Ibyo byose.